Yesu ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibiteho kandi bagirire neza kandi bampera amahoro itanga. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Turagushimye Mana nziza, tugushimiye ko wabanye natwe ukaturinda. Mana tukaba tugeze amasaha tugihumeka umwuka w'abazima. Mana bihererwe icyubahiro. Duciye bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru, twese tuboneze rwose, dukure umugayo wose watugaragayeho. Tumara kutubabarira ngo nubane natwe muri uyu mwanya wo kuririmba, twemerera indirimbo yacu ikubera umubavu uhumura neza, kandi uyu mwanya uba umugisha n'ubupfabusa. Twemerere Mwuka Wera aganze ategeke mu ruhande rwacu. Icyubahiro ni icyawe n'iteka ryose, amen. Tugikomeza turirimba indirimbo ya 90 mu ndirimbo zo mu gakiza. Imana y'ukuri komeza kunyobora, urancishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka. Mwami kubaho ntagufite bintera ubwoba n'amaganya, ndetse byabasha kugeza no mu rupfu vuba. Mwami kubaho ntagufite bintera ubwoba n'amaganya, ndetse byabasha kugeza no mu rupfu vuba. Ibyiza mbona nibi kwizera umwami Yesu, no guhora ngendera mu nzira ye ntunganye. Nawe yemeye kujya ndinda ndetse no kunyobora neza, amesha no kwinjira vuba mu mahoro ye. Ubu urugendo mfite n'urwo kujya mu ijuru, umukiza ntiyari nanjye nkwiye kujyayo, kandi umunsi nzaba ngezeyo nzamuhimbaza n'ibyishimo, nzanezezwa nuko iwe wanguza amaraso. Muri iyi si wuzuye umuruho n'amahane, icyo nkeneye cyose simpera ko nkibona, ariko ku munsi mukuru ubwo nzabona umucunguzi, niringiye kuzabona ingororano yanjye. Ijuru sinzabona abanzi banjye ukundi, nta n'icyo nzahabura mu ijuru ry'amahoro. Nzashima Imana mvuza impundu, ni haleluya
nzarambura amaboko mpimbaza umwami Yesu, nzashima Imana mvuza impundu ni haleluya, haleluya, nzarambura amaboko mpimbaza umwami Yesu, nzashima Imana mvuza impundu ni haleluya, haleluya, nzarambura amaboko mpimbaza umwami Yesu. Umuririmbyi aratubwiye ngo aho Imana y'ukuri gukomeza kunyobora, ngo urancishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka, ngo mwami kubaho ntagufite ngo bintera ubwoba ngo n'amaganya, ngo ndetse byabasha kungeza no mu rupfu vuba. Imana itugirire neza. Emerera rero Imana ikuyobore, kubera ko iyo uyobowe n'Imana ibyawe byose bigenda neza. Iyo uyobowe n'Imana bituma utajya mu bibi, bituma udatana, kubera ko umuntu uyobowe n'Imana agendera mu mucyo, kuko Imana ari umucyo. Umuntu uyobowe n'Imana nawe agendera mu mucyo, ariko umuntu utayobowe n'Imana agendera mu mwijima. Imana itugirire neza. Ngo urancishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka. Nimureke dukore iby'Imana ishaka, kubera ko ngo umuntu ukora ibyo Data ashaka ngo niwe uzinjira mu ijuru, niwe uzinjira mu bwami bw'ijuru. Imana itugirire neza. Ariko ukora ibihabanye, ukora ibibi, ukora ibyo Data adashaka, ugendera mu mwijima, uwo nguwo ntabwo azagera mu ijuru. Imana itugirire neza. Nimureke rero dukore iby'Imana ishaka, twirinde ibyaha n'ibisa nabyo, twirinde ikibi, twirinde ikintu cyose cyadutandukanya n'Imana, ahubwo dukore iby'Imana ishaka, dukore ibyo gukiranuka. Nidukora ibyo gukiranuka ni ukuri nta kabuza tuzataha ijuru. Imana itugirire neza. Ngo kubaho ntagufite ngo bintera ubwoba n'amaganya. Iyo utafite Imana ugira ubwoba mu mutima, kubera ko uba wiyoboye kandi ukagira n'amaganya ukiheba. Ariko iyo ufite Imana muri wowe, ni ukuri nta bwoba ugira, ntacyo utinya, kuko uba wikomeje ku Mana, kandi Imana irakomeye, kandi niwe mugenga wa byose, kandi ishobora byose, kandi bigatuma utagira n'amaganya, kubera ko iyo ufite ibikugoye urabizana ukabiha Imana. Ariko iyo nta Mana ufite muri wowe, amaganya arakwica ndetse ukagira n'ubwoba, bikaba byatuma bikujyana no mu rupfu vuba, ukaba wapfa imburagihe kubera ko wabuze Imana. Ni ikintu rero nakwifuriza aho nkurikiye umugoroba. Emerera Imana ikuyobore, emerera Imana mugendane, emerera Imana ikumurikire, niho ibintu byawe byose bizagenda neza, kandi ikiruta byose ukabona n'ubugingo buhoraho. Imana itugirire neza. Ngo ibyiza mbona ni ibi, ni ukwizera Umwami Yesu no guhora ngendera mu nzira ye ntunganye. Nawe yemeye kujya ndinda ndetse no kunyobora neza, amesha no kwinjira vuba mu mahoro ye. Imana itugirire neza. Ibyiza ni uko wakemera ukizera Yesu nk'Umwami n'Umukiza. Wowe utari wakira Yesu nk'Umwami n'Umukiza, mwizere. Numara kumwizera uzabona ubugingo buhoraho, kubera ko Yesu ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa Data atamujyanye. Niyo mpamvu ukwiye kwizera Yesu, akakubera umuyobozi muri byose, kandi akaguha no guhora utunganye. Kuko iyo uri muri Yesu neza, atari ukubeshya nk'uko bamwe basigaye babikora, bakavuga ngo ndi muri Yesu nyamara amagambo n'ibikorwa bitandukanye. Iyo uri muri Yesu neza ukagenda utunganye, ibintu byose bigenda neza. Ariko hagowe wa wundi wiyoberanya avuga ngo ndimo ntarimo. Imana itubabarire. Nimureke tube muri Yesu neza, dukore ibyo Data ashaka, ntitujye gukorera ibibi ahihishe nitugera mu bantu ngo twigire abakristo.
Imana ishaka ko dukizwa rwose, Imana ishaka ko dukora ibyo gukiranuka, Imana itugirire neza. Ngo ubu urugendo mfite n'urwo kujya mu ijuru, umukiza niyo ari nanjye nkwiye kujyayo. Bene data nshuti munkurikiye, turi mu rugendo rujya mu ijuru, ariko muri uru rugendo hari ibyo tugomba gukora n'imirimo myiza kugira ngo izaduherekeze dukiranuka, twirinda ikibi n'igisa nacyo. Imana itugirire neza. Muri uru rugendo rero nimureke dukore ibyiza, kuko gukora ibyiza ntawe byishe. Dukiranuke ku gato no ku kanini, twirinda icyaha n'igisa nacyo, ubundi ijuru tuzaritaha, kuko turi mu rugendo rujya mu ijuru. Ndakwifuriza ko nawe uzarusoza amahoro, ubundi tukazabana mu ijuru. Imana itugirire neza. Ngo muri iyi si huzuye imiruho n'amahane, ngo icyo nkeneye cyose simpera ko nkibona, ngo ariko ngo ku munsi mukuru ubwo nzabona umucunguzi, ngo niringiye kuzabona ingororano yanjye. Imana itugirire neza. Iyi si ni isi y'imiruho, iyi si ni isi y'ibibazo, iyi si ni isi y'ingorane. Muri iyi si huzuye ibintu bibi byinshi, uburwayi, gupfusha, intambara, nibyo byibereye muri iyi si. Ariko ku munsi mukuru ubwo tuzabona umucunguzi, tuzahabwa ingororano, kubera ko mu ijuru ngo nta gupfusha, nta byago, nta mahane, nta bibazo. Tuzaba tuguwe neza, turirimba, dusingiza Imana, kandi ikirutaho tuzabona n'ingororano. Imana itugirire neza. Nawe ndakwifuriza ko izi ngororano uzazibonaho. Ngo mu ijuru sinzabona abanzi banjye ukundi, ngo nta n'icyo nzahabura mu ijuru ry'amahoro. Ngo nzashima Imana mvuze impundu, ni haleluya haleluya. Ngo nzarambura amaboko, ngo mpimbaze umwami Yesu. Mu ijuru nta by'urwango bizaba biriyo. Imana itugirire neza kandi tubabarire. Ngo ntabwo tuzabona abanzi bacu ukundi, kuko ijuru ni ijuru ry'amahoro, ijuru ni ijuru ry'ibyishimo. Ngo nta n'icyo tuzahabura, ibintu byose bizaba biriyo, kubera ko ari ijuru ry'amahoro. Ni amahoro azaba asendereye. Imana itugirire neza. Ngo nzashima Imana ngo mvuze impundu. Tuzashima Imana, tuvuze impundu, turirimbe, dutarame, kuko tuzaba turigezemo. Imana itugirire neza. Ngo tuzarambura amaboko, ubundi duhimbaze umwami Yesu. Imana itugirire neza. Wowe nkurikiye umugoroba, nawe ndakwifuriza yuko uzarambura amaboko ugahimbaza umwami Yesu. Ariko iri juru turi kujyamo riraharanirwa, ntabwo ari ugupfa kugenda. Imana itugirire neza. Hari ibyo dukwiye gukora, hari ibyo dukwiye kwiyambura. Dukwiye kwiyambura ibibi, dukwiye kuva mu ngeso mbi, dukwiye kwirinda ikibi n'igisa nacyo, ahubwo twarangiza tugakiranuka, tukagira urukundo, tukirinda, tukizera, kandi tugakunda abantu bose tutarobanuye ku butoni. Nitubikora iri juru tuzaritaha nta kabuza. Ni ukuri wowe nkurikiye, ndakwifuriza yuko nawe iri juru uzaritaha, icyama tukazabana mu gitaramo cy'abera. Imana itugirire neza. Iyi ndirimbo niyo numvaga turi buganireho, tugomba kuganiraho, niyo numvaga umwuka ari kumpata ko tuyiririmba. Imana ihabwe icyubahiro kwemeye ko tuyiririmba, kandi Imana ibaha umugisha kubwo kwemera kuririmbana nanjye. Naho ubutaha rero reka dusenge, dushime Imana kubw'iyi ndirimbo. Data mu izina rya Yesu, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye neza n'urukundo rwawe. Dushimye ko wabanye natwe muri uyu mwanya. Imana igira neza, uhabwe icyubahiro. Mwami Imana, indirimbo iratubwiye ngo twemere kuyoborwa nawe. Mu izina rya Yesu Kristo, Mana turakwinginze kugira ngo tuyoborwe nawe muri byose. Tubere umuyobozi mu izina rya Yesu Kristo, kubera ko uyobowe nawe ntabwo ayoba. Mana rero turakwinginze, tukugize uwa mbere, natwe turagukurikiye. Ita ku bankurikiye, nabo babera umuyobozi muri byose, kandi ubiteho bagirire neza, kandi baye gukiranuka muri byose, baye gukora ibyo ushaka, birinde icyaha n'igisa nacyo. Imbaraga z'Imana zikomeze zibagote mu izina rya Yesu Kristo. Dusengeye abarwayi bakize, dusengeye ababyeyi bategereje urubyaro, baremera igitangaza, nabo bahe guheka. Mana dusengeye ubugingo bwacu, kubera ko ari bwo buzakubona.
Imana niburindwe nawe mwami. Komeza usuke ububyutse mu itorero, ugabanya abarimbuka wongera abakizwa mu izina rya Yesu Kristo. Isi tuyisabiye amahoro mu izina rya Yesu, kandi dusengeye n'abafite intimba n'agahinda, baha amahoro yo mu mutima. Mwuka wera nazerekeza iyi ndirimbo, ukora icyo wagambiriye, icyubahiro ni icyawe n'iteka ryose. Amen. Mwakoze cyane, Imana ikomeze ibiteho kandi bagirire neza. Naho ubutaha. Bye.